twakuranye nyine tu, ariko nyine umusista waho ataba amafaranga ahantu mu kabogisi, rero twebwe turi guteka runomo tugize tuyagwaho ariko aradukeka bibwira Meri we ntimuzane Rwiziringa hano ndababwira ntimuzane niyo bora abajene bamfeze nkayirya bigasanga ntibikora Rwiziringa ngo biriya bintu barabeshyaga. N'indi boro nyine bajyaga bakubwira, hari indi boro wakuraga kuba bitaga ngo mudakubita nyine, mudakubitwa yindi wakiraga ngo wagere wanyine bagukubite iriya boro ugashyiramo ahubwo igiti kikakubona cyarakubonaga gutya akamenya ngo umuntu urakiniye isena agomba kuba yambaye gutya, agomba nyine akaba ari ibintu nyine agomba gutunganya nk'umukino. abo ngabo nibo mukeneye, nibo bantu dukeneye babyiza, atari ukuvuga ngo ni ibintu nyine we nyine ukaba bitewe n'ose. Ndabizi muri Gicumbi barahari. Okay, rero umushinga wanyu tutegereze nka ryari? Ni ukuvuga ngo ntibyanarenga, urumva uyu mushinga ni umushinga dushaka kuba watangiye byibuze abajene babonetse, abo dukeneye byuze turi mu kwa gatatu, yego, nyuma yo kwibuka, nyuma y'icyunamo watangira. Muzakina filime z'uruhererekane cyangwa se muzajya mukina filime zirangira? Filime z'uruhererekane z'amaseri, kuko buriya ntago filime nizirangira twazikina, byaterwa na proje ahantu iri, ariko buriya filime y'uruhererekane aba ari nziza. Ko urumva ni ibitekerezo dufite, ni imishinga dufite yanditse, ariko filime z'uruhererekane nizo dushaka kwibandaho cyane. Zirimo ubutumwa buherero, ni ubutumwa bureba urubyiruko pe, bireba urubyiruko ariko ako buriya impamvu ubona wenda nguvuga ngo filime, impamvu mbikubwira, hari umujene tungana twarakuranye, muvuza abajene naba mbamuteje kamureke ko baramuzi. Umujene twakuranye, umujene yakunze amafaranga cyane, kandi iyo ukunda amafaranga udakora ni ikibazo, birumvikana. umujene agakunda inzoga, agakunda itabi, ariko akantu kambabaje kubera gukunda ibyo bintu byarangiye abaye umukobwa kandi yari umujama. Byagenze bite rero? Abajene nyine iyo ukunda ibyo bintu, hari abajene bakunda abahungu bakubyaza umusaruro kandi abajene batureba hari abo bazabikora. Iyo ngingo ntabwo nyumvishe neza cyane, ngira ngo bigenda bite rero? Abajene uzi bakunda abahungu, ngira atazagira umbyaza umusaruro mu buryo ntazi. Areka cyane siko nawe nabyawe bwa rwagara abajene barapfuye mu mutwe, bafite akabazo aho kugera ku nde bashiki bacu bikundira abajene nyine. Ugasanga se umuhungu akundana n'undi muhungu, baramukoresheje umujene yabaye umukobwa nawe. bitege ko message ari bireba urubyiruko, irabareba n'umuntu uzakurikirana iyo boro. harimo ingingo zijyanye no kuba oya usibye nabo
mana abajene bari gukunda urubyiruko nyine bari gushaka kuba ibyamamare ariko gukora wapi bikarangira babaye abakobwa. abenshi se si babaye abakobwa man Message rero wahereza kandi ari umuntu uzinga igicumbi ntibihaba oya se byaba byarahageze nanone are mani mubana ijana muziranye jya umenya ko ari umujene ukureba akashesha urumeza oya ntumbwire ko wari uwansarira ariko nawe najyahe rwose basiye amatama dufite hano hanze barakubiye bro barakubiye bajene rero muhaguruke muze dukore mwana tutararenga kuri iyo ngingo hagize umuntu ugusaba kuba umukobwa wabyitwaramo gute mwana urumva nkanjye mba ndi umujene mba ndi umupapa gusa nkanjye ashese ibiceri byinshi bigaragara amafaranga batanga umujene agenda mu modoka afite n'umushoferi umutwara aba muri aparitema i Kigali urumva atabayeho neza ese urumva afite imyaka ingahe yo kuba twamushyize muri za Ribuye ntabwo nzi ngo ni ingahe gusa mu byumvikane ibyo bintu bibamo n'amafaranga ese ni ikihe kintu umuntu yaguha akagutesha agaciro biterwa n'imyumvire y'abantu njyewe nabwo mbyumvishe ntabwo nari mbizi ntabyo wari uzi bimenyereye ndabimenye njyewe rwose buriya rero utumva mba nshaka ngo mfite message ziremereye zireba abajene urubyiruko tudahaguruka ngo turwanye ibyo bintu turi abajene n'abana bacu biraza bikareba ngo n'umupapa urareba iki kiganiro ashobora kuba azi ngo afite umukobwa cyangwa ngo afite umuhungu ngo amutezeho umukazana azatungurwa no kubona ibitakaza bakamuzanira umukazana udasanzwe ese bari ni abajene usibye hari umubebi twari inshuti nyine numva arantunga arambwira ati burya njye nikundira abakobwa kandi nawe ari umukobwa ndambwira nubwo se Mary wawe ntabimenya ariko ngo Mary ntiyatungura urumva ahantu turi kujya mwana muri iki gihugu cy'u Rwanda ibyo bintu biriho umukobwa akaba akundana n'undi mukobwa gusa se ahubwo hari narabo baratureba bavuga ati aba baragoswe barabyibagiwe siko babyibagiwe tanga ubutumwa rero ku rubyiruko rw'iyi minsi ubutumwa ndaje mbubahe kuko nimwe nandikiye mfite amavesi menshi urubyiruko ugiye kuruhagurukira ntago boro zanjye ntizireba abasaza ego zirabareba kuko ni nabo bafite abapeti benshi banabakebure babiteho barebe n'imyitwarire yabo ariko nitudahaguruka ngo dushyire hanze ukuri ahagaragara ngo tugushyire hanze n'umuntu washakaga kuyobora muri izo gemu turisanga nta basore tugifite pe tugenda tugana ku musozo rero reka tugende tuganira ku bindi bintu mu buzima busanzwe njye kukubaza akabazo unsubize kera ukiri umwana hari ibintu bakundaga kutubwira ngo kirazira gukora ibi ngibi wakuru ugasanga sibyo ugasanga baraduferaga we ni nk'ikihe kintu ukiri muto yaba wumvaga bavuga wakuru ugasanga barabeshyaga abana bakuru si ya migani se baducira ni nk'ikihe kintu watinyaga wakura ugasanga barabeshyaga ugatangira kugikora hari akaboro baduferaga urabona nyine kwa kundi ngo wibaga bakaguha niba ngo hari boro nyine ngo waryaga bahitaga ngo ukira hari icyatsi
iki cyatsi mani kibamo taransisi zuwazo ni iki bacyita ngo iki? icyatsi kibamo urumva reba cya cyatsi kiba mu kinani gikunda kwera ibiboro bifite amahwa. icyo cyatsi ngo bacyita rwiziringa. Aha cya rwiziringa mani. iriya boro abajene barabanguyeho wibye ngo ukarya ngo rwiziringa yebana ngo urasubiza. ndabyibuka ngende umupeti ari umubebi nyine boro twakoraga njye n'uwo mujene nyine uwo nguwo mubwira wabaye umukobwa. Yego. nyine wumva ikintu kimbabaza n'umupeti twakuranye nyine tu, ariko nyine umusisita waho ataba amafaranga ahantu mu kabogisi. dore aho twebwe turi guteka runonko tugize tuyagwaho ariko aradukeka bibwira meri we ntimuzane rwiziringa hano ndababwira ntimuzane niyo boro abajene bamfeze nkayirya bigasanga ntibikora rwiziringa ngo biriya bintu barabeshyaga. n'indi boro nyine bajyaga bakubwira, hari indi boro wakuraga kuba bitaga ngo mudakubita nyine mudakubitwa. ya yindi wakiraga ngo wagere wanyine bagukubite. iriya boro ugashyiramo ahubwo igiti kikakubona cyarakubonaga shaka ari akantu baratubeshyaga. ese abana bawe ujya ubona hari nk'ibintu ujya ubafera nawe? abapetesa ababyeyi barafera ariko uzi ababyeyi ukuntu badufera. ubu nawe muri iki kinyejana abapete bajya ubafera ngo iyo uryamye iyo wicaye ku mashyiga ngo bigenda gute? urumva nk'abajene banjye kubera ko ntago urumva nk'umupeti w'imyaka 5 ntago uratangira kumufera. nk'ikintu umwemereye uba ugomba kugikora. nta biruse twe abajene nkeka ko nta kintu wamufera. abajene b'iki gihe ubona bakoresha imbuga nkoranyambaga. ntago utse wamufera. kumubeshya biba bigoye. bigoye n'amateleviziyo abareba ibintu nk'ibintu aba arakubaza ni ibyo ku ishuri kwa nk'utuntu yese. abapeti biyimizaga ntago bagihura n'abandi ngo hari ibintu batagikora nk'ibyo twakoraga tu. ariko niyo si turi kwerekeramo nanone. Okay, dusoza rero gira ubutumwa ugira abakunzi bawe izi puzzle. izi puzzle se nibitege nyine bitege boro ngiye gusohora bita umuvumbyi mukuru mu gace. ayitege tu ni boro irabe ifite message ko umuntu wese ufite impano wenda namukeneye tu, ntagire ngo ndamukeneye nkeneye n'ibitekerezo. n'uwaba adafite impano ariko afite ibitekerezo bifatika uwo muntu ndamukeneye. Okay, turagushimira ko witabiye ubutumire bwacu. Twizere ko ubutaha tugaruka kugusura tuzasanga iyi projet yawe yaramaje kugera hanze. igomba kuba iri hanze kuko ntago byarenga uku kwa kane tugiye kwinjiramo. Okay, asante sana wakoze kwitabira ubutumire bwacu. ewana namwe mwakoze kuza kuduha ikiganiro kandi ni umusanzu ewana ukomeye muba muri gutanga. mukomereza utu kandi abakunzi bawe bagukurikire cyane barebe ibi biganiro. Okay, wakoze cyane. Okay,